niba hari isezerano ufite Imana nibuka isezerano ryawe. Abarokore bamwe bamaje kurambika baravuga ngo ibintu Imana yavuze nibizasohora. Ibintu Imana yavuganye natwe bizasohora. Kuba ngihumeka ubwabyo gusa. Imbeba barazinyoherereje. Zirya intebe zo muri saro zirazirangiza, zijya mu cyumba cy'abana zirya imyenda y'abana zirayirangiza, ziza mu cyumba cyanjye zirya imyenda zirayirangiza, kugera ku rwego najyaga kuryama mfite nk'ikibase cyuzuye amabuye, zajya kuza zije nko mu cyumba cyanjye zikaza ari nk'imbeba nka 40 zose zikoze umurongo zirimo zitotoba ngo skis ngafata intosha nkagira guryo poga kubita ibuye zigasimbukira icyaribwa zose zigata zitugwa hejuru. Madama Teo ati napfuye mu cyumba cyawe arati beba papa yati papa iwe inzu yose nkarara mpagaze ntihagire nimwe ipfa. Umunsi umwe Imana yumva gusenga kwanjye izana abana babiri b'abahungu b'abahanuzi baza birukanka ntago bakomanze. Umwe arangira avuga tumva uko Uwiteka avuze aravuze ngo iri joro saa 9 nturyame nibwo umurozi ukuroga ibi bintu uri bumufate. Saa 9 mu kadomo hatabura n'umunota n'umwe mbona umurozi w'umukecuru mwiza w'umusirimu abahagaze imbere y'igipangu cy'iwanjye akajya jugunya ibintu abicishije munsi y'amaguru avuga ibigambo ntazi ubwoko bwabyo. Mbandasimbutse mbandamuyoye. Impamvu senga intege nke n'umujinya n'uburakari nuko nta gisubizo urabona. Wakumera igisubizo muri iri teraniro, waguha igisubizo ngo urebe amashimwe ugira, waguha igisubizo cyayo urimo gusenga ngo urebe ukuntu utera haleluya y'umurambaro n'umutambiko, waguha igisubizo cy'icyifuzo wazanye muri iri teraniro akaguha igisubizo cyayo urimo gusenga, watujanjagura hano watumara. Niberaga ku muhanda ninywera itabi ry'urumogi. Rero umunsi nataga mvuga ko nakijijwe, uwo munsi naraburaye. Ngira ngo wenda baraza kundohorera n'ibya saa 6 nabyo barabinyima. Hanyuma umubyeyi utubyara n'umunyamahane afata amaganga y'inka ashyiramo amase arakoroga aravuruga, asanga ahantu nicaye ahita yansukaho. Mugihe ngiye kureba umuntu unsutseho ibyo bintu mbona umuhini uzuvuza ubuhuha barawunkubise ndundama gakeya ufata ikibambasi itagishwanyagurika. Imana iyo tuyisenze igifata ibihe ikabyimbura, igifata ibihe by'imibabaro ikabyimura, igifata ibihe by'ubukene ikabyimura, igifata ibihe by'inzara ikabyimura, igifata ibihe by'ubushomeri ikabyimura, igifata ibihe. Zamura haleluya. Yesu ashimwe cyane. Duhuze ibiganza byacu dukomereye Yesu amashyi. Haleluya. Dushimiye Imana yo mu ijuru iduhaye umunsi mwiza wo kuboneka muri iri teraniro. Ku batanzi nitwa Nkundabenshi Jean Dodier, niyo mazina yanjye bwite. Bakunda kumpamagara Simba wa Yuda. Simba wa Yuda ni ijambo riboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 5. Simba wa Yuda ni mu Giswahili iravuga ngo mu Kinyarwanda iravuga ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda. Hanyuma rero mu bubyutse bw'iwacu mu rubonobono muri za 1989 nakundaga kuvuga ngo Yesu ni Simba wa Yuda. Rero nasohoka urabiza abantu iyo bafite ububyutse umuntu wese abavuga ibyi. Nasohoka banakuvuga ngo Simba wa Yuda. Nuko nguko izina ryamfashe ryo kwitwa Simba wa Yuda. Amen. Simba sobanuriye Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Ntuye mu majyepfo nyuma y'akarere ka Kamonyi aho kubatse. Ndi umunyarubonobono nkuko nabibabwiye. Twebwe rubonobono irakinze turimo gusengera aho bita i Galilaya mu Gatsata. Paruwase yacu ni Gasavi. Amen. Dusomere ijambo ry'Imana kugira ngo tuganire. Turasoma igitabo cyo Kuva ibice 4 umurongo waho ni wa 2. Niyo magambo dushaka kwifashisha. Kuva ibice 4 umurongo wa 2 haravuze ngo Uwiteka aramubaza ati icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati ni inkoni. Aramubwira ati yijugunye hasi. Ayijugunye hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko
uyifate murizo. Arambura ukuboko arayifata irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati nukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana y'abasogokuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Yagize ite? Turambura urupapuro hirya gatoya mu bice 7 ku murongo w'8 muri iki gitabo cyo Kuva. Ibice 7 umurongo w'8 aravuze ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, Farawo nababwira ati mukore igitangaza kibahamye, ubwire Aroni uti enda inkoni witwaze uyijugunye hasi imbere ya Farawo kugira ngo ihinduke inzoka. Mose na Aroni binjira kwa Farawo bakora icyo Uwiteka yategetse. Aroni ajugunya inkoni ye hasi imbere ya Farawo n'abagaragu be, ihinduka inzoka. Farawo nawe ahamagaza abarozi n'abakonikoni ba Egiputa babigenza batyo, babikoreshejwe n'uburozi bwabo. Umuntu wese wo muri bo ajugunya inkoni hasi ziba inzoka, maze inkoni ya Aroni imira izabo. Umutima wa Farawo uranangirwa, ntibumvira uko Uwiteka yavuze. Dusubire inyuma gato hano muri ibice 4 ku murongo wa 6. Arimo ijambo nshaka ku nari ntarutse. Yamo ngo kandi Uwiteka mu bice 4 ku murongo wa 6. Kandi Uwiteka aramubwira ati ishyira ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe cyera nka sheregi. Aramubwira ati gisubize mu gituza. Agisubiza mu gituza, agikuyemo kiza kihwanye n'undi mubiri wose. Uwiteka ati kandi nibatakwemera bazemezwa n'ikimenyetso cya mbere, bemezwe n'icya kabiri, kandi baramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvire amagambo yawe, uzavome amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi. Ayo mazi uvomye mu nzu azahinduka amaraso imusozi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndashaka ko tuganira umutwe w'ijambo rivuga ngo Imana iguhe ibihamya. Imana ikumpera ibihamya. Umutwe w'aya magambo ravuga ngo Imana ikumpere ibihamya. Wabyifurije mugenzi wawe mwicaranye ukamukora mu kiganza ukamubwira ngo Imana iguhe ibihamya. Imana iguhe iki? Ibihamya. Jambo rya mbere mu magambo agera nko kuri 5, gihamya cya mbere no gutoranywa n'Imana ukaba mu bikari byayo. Gutoranywa n'Imana ukaba mu bikari byayo, cyo ni igihamya. Gihamya cya kabiri ni igihamya cy'amasengesho. Amasengesho yawe akwiriye kuba ibihamya by'uko usenga. Gihamya cya gatatu ni igihamya cy'amasezerano. Amasezerano ufite ubwayo akwiriye kukubera ibihamya. Amasezerano Imana yaguhaye akwiriye kukubera ibihamya. Gihamya cya kane ni ibihamya by'agakiza. Agakiza ufite ubwako gakwiriye kuba igihamya. Igihamya ko wakijijwe koko. Ese koko urakijijwe? Uri murokore? Umva uzajya mu ijuru? Agakiza kawe mbese ntago gashidikanywaho? Ntago abantu bagatera bakakabarira n'imibare? Ibura umurokore ukwiye kugaragaza ibihamya by'uko ugize gute ukijijwe. Amen. Ibihamya bya gatanu ni ibihamya by'umwuka wera. Ibihamya biguhamiriza umwuka wera wabatijwemo. Umwuka wera, mbese umwuka wera yabibihamya? Umwuka wera yabibihamya. Amen. N'aya magambo 5 Imana impaye ngo tuyaganireho mu gihe mfite uko kingana, hanyuma tuze gufata n'umwanya twongere dusenge Imana. Kubera iki Imana ikwiriye kuguha ibihamya?
ibihamya ni ngombwa. Imana ihamagara Mose, kwibutse neza yari muhamagaye imusanze ku musozi aragiye intama za sebukwe Yetiro. Hanyuma Mose yari afite igikoni arimo aragiza izi ntama. Iki gikoni nimba yaragikuye mu rugo, nimba yaragiciye mu ishyamba ntumbaze, ariko yari afite inkoni. Imana imwereka bwa mbere, imwereka iri mu gihuru cyaka umuriro kigashya n'igikongoke. Iramuhamagara iramubwira ngo Mose aritaba ati karame. Iramubwira ngo kwetura inkweto mu birenge bya kuko aho ngaho uhagaze aho ari ahera. Irongera amubwira kandi amubwira ngo ndi Imana ya so, ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Iramubwira ngo kwetura inkweto mu birenge bya kuko aho uhagaze aho ngaho ari ahera. Mose yipfuka mu maso atinya kureba iki Imana. Mose agirana ikiganiro n'Imana, imuhamagara yamwibwiye mu izina. Icyo cyari cya kabiri. Cya gatatu, Imana yamukoresheje icyo bita ibitangaza. Ntekereza ko hano mwese muri literaniro umuntu wese umuhaye mikoro ukamwira ngo vuga ibitangaza Imana yagukoreye, ntago hari igihe wabivuga wenyine tukaturaza hano, ukaturaza hanga. Ariko Mose mu bitangaza Imana yamukoresheje ibitangaza bibiri. Igitangaza cya mbere cyari igitangaza cy'inkoni. Igitangaza cya kabiri cyari igitangaza cy'ikiganza yashyize mu kwaha akigaruye kiza cyera nka sheregi, mbega cyaje cyasheshe ibibembe by'urubura. Mose rero igitangaza cya mbere Imana yamukoresheje yabanje kugira ubwoba. Ni inkoni, ya nkoni yarambwe ngo nayijugunye hasi. Ayijugunye hasi ihinduka inzoka. Mose ariruka, Uwiteka arambwira ngo garuka wongera ufate inkoni yawe. Mose arongera atoragura inkoni ye, ayifashe umurizo irongera ihinduka inzoka. Mose aratangara cyane. Imana yamubwira ngo ngera ukoreshe fata ikiganza cyawe. Agikubita mu gatuza kigarutse cyabaye nka sheregi gisa nk'umweru gisheshe ibihembe. Mose nabwo aratangara. Imana iramubwira ngo ngera ugisubize mu gituza. Agikuyemo kirongera kibera nk'uko cyari kimeze. Mu bitangaza bibiri Imana yari ihaye Mose kugira ngo azajye mu Egiputa yemeze Farawo, hakoze igitangaza kimwe cyonyine gusa. Yesu ashimwe. Hakoze igitangaza cy'inkoni. Ikindi gitangaza cy'ikiganza ntacyo Mose yakoresheje. Mose yarinze apfa icyo gitangaza kidakoze, kuko iyo aramuka kizanye akagikoresha, Egiputa yose na bugingo n'ubu ibikiri urubura, nta muntu ubu hatuye n'umwe. Imana yashimye kumukoresha igitangaza kimwe. Rero nawe ndagira ngo mu bintu bigaragaza ko Imana yaguhamagaye, Imana igukoreye igitangaza kimwe, icyo gitangaza Imana yagukorera ni icyemeza isi na Satani. Yesu ashimwe. Cyemeza isi ni iki? Buriya ndaye ngo mu buzima bwawe ubayeho, Imana yaba ari gukoreye kimwe cyonyine gusa, ibindi yashaka ikabyihorera. Kimwe wumva utekereza mu buzima bwawe. Hano mwanditse ibyifuzo, hano mwanditse ibyifuzo birenga nka 40, hari wanditsemo nk'ibyifuzo 10, wanditsemo 5, wanditsemo 6, mwese mwandika ngo Imana ibasubize. Ariko rero nkubwire ngo mu bitangaza Imana yagukorera yisabemo kimwe cyonyine gusa. Imana ishobora kugukorera ikintu kimwe cyonyine, isi ikazarinda ishira icyo ngicyo cyo gitangaza kikivugwa. Amen. Mwibutse neza umurwayi wari urwaye indwara yimaranye imyaka 38 ku kidendezi Betesida. Abandi barwayi barazaga bakajya we ntago byasabye ngo ajye mu mazi, ahubwo Yesu yaramubwiye ngo byuka wikorera uburiri bwawe ugire gute yemwe ugende. Imana imukoreye igitangaza kimwe cyumutse kitagiye mu mazi. Hari abantu rero bafite ibitangaza Imana yabakorera ariko bijojoba iki amazi, bijojoba amazi. Cyo bitangaza bijojoba amazi, ugasanga umuntu Imana imuhaye imodokari ariko akaba atagushyiramo muri iyo modokari. Icyo kijojoba iki? Ugasanga umuntu Imana imuhaye umugabo ari umukobwa agashaka kutwereka ko ari we washatse abandi batagize gute batashatse. Icyo ni igitangaza kigira gute kijojoba. Ariko igitanga ugasanga Imana igukora igitangaza, iguhaye ibyo kurya, ariko ibyo kurya iguhaye ugashaka kubirya wenyine, akaba ari nta muntu wakwinjiza iwawe mu rugo.
muri saro, cyangwa Imana ikaguha inzu ugashyiramo saro irimo amakaro ifite ahantu hameze neza, ariko ukaba utakinjije umuntu ngo yicare muri saro yiwawe ngo arebe na televiziyo yiwawe, ahubwo ukamushyira imbere ku muryango ngo atakwanduriza amakaro. Icyo ni igitangaza kijojoba. Rero abantu bafite ibitangaza bihari ariko bijojoba. Igitangaza cyumutse nuko Imana iguha ibyo kurya ukagaburira n'abandi. Oya, nimba mubyumvishe ni mukomere Imana amashyi. Haleluya. Igitangaza cyumutse nuko umushyitsi yinjira iwawe uwo ari we wese, ugafata ibyo, ntufate umuntu ngo umuhe mu karu undi umuha amata, ahubwo bose ukabaha amata, bose ukabaha iki? Amata. Icyo ni igitangaza cyumutse. Ariko hari abantu bagusura ukavuga ngo uyu nguyu ntago akeneye kunywa amata, ukamukubita cya mukaru kitarimo n'isukari. Nimba ufite nido, tereka nido hariya, uzare n'isukari yishyiramo, nashaka ashyiremo utuyiko 10 cyangwa 20. Hari igihe amata Imana ibarayaguha ariko ukagerera umuntu ngo buriya runaka ngo arangwa 2 ngo arangwa 3, wamuteretse imbere ko Imana yabiguhaye nawe akishyiramo akumva ukuntu Yesu agira neza. Igitangaza kigize gute? Imana igukorere kimwe kirahagije. Si ngombwa ko Imana igukorera byinshi, kimwe gishobora gutuma isi yose izasigara ikwibuka. Isi kazasigara ngo hano habaye umurokore, hano habaye umuntu, habaye mutumishi, habaye umuririmbyi, hano habaye umuntu. Ugasanga muri korari umuntu afite amafaranga ariko akaba atatoranyamo nk'abaririmbyi 10 ngo abagure uniforme. Akuriye nk'uniforme. Ugasanga muyobozi arimo arasakuza ngo akene ngo mikrofone ngo ya Safiri. Iki nacyo ni igitangaza kijojoba. Nimukora igitangaza, wena muzane mikrofone ya Safiri 2 zigurira 5 hariya mu mujyi, hani zigura 300. Muzizane hano wa mugani we umuntu yakuzajya yirirwa akurukana n'imigozi. Mukora igitangaza namwe. Mwe mushaka Imana bakora igitangaza namwe ntacyo mwakoze. Nawe ni mugira icyo mukora, muvuge ngo Mana natwe turagikoze, uturebe neza. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Iki gitangaza rero, ibi bitangaza Imana ihaye Mose nibyo bimuteye kwinjira kwa Farawo. Ntabwo yagombaga kuhinjira atafite ibihamya n'ibimenyetso. Mwibutse neza ko mu rukiko ikintu gitsinda si amagambo menshi, hatsinda ibimenyetso n'ibihamya. Mu rukiko ntago haburana ngo nukuri munini cyangwa uri mutoya cyangwa nuko ukize cyane. Oya, ni ibimenyetso n'ibihamya nibyo urukiko rurebaho. Mose rero agomba kujyana ibimenyetso n'ibihamya. Imana yamubwira ngo Farawo natemezwa n'icyambere azemezwa n'icyakabiri. Turashimira Imana ko icyambere aricyo cyamwemeje. Icyo cyambere rero Imana yakoze, nawe ikigukorere. Turi muri aya materaniro, Imana igira ikintu igukorera igitangaza cyemeza abadayimoni, cyemeza abarozi, cyemeza abakonikoni, cyemeza ibigupinga, cyemeza ibikurwanya, cyemeza ibigusuzugura, cyemeza ibiguca amazi, cyemeza. Haleluya. Akinjirana kwa Farawo ari kumwe na Aroni. Hanyuma Farawo arababwira ati ariko Uwiteka ninde? Igihamya kigaragaza ko Uwiteka yabatumye ni iki? Mose abwira Aroni ati we jugunye iyo nkoni hasi. Farawo areba, ayijugunye hasi ihinduka inzoka. Hindutse inzoka, Farawo akubita igitwenge arakirambura, araseka, ahamagara abakonikoni be nabo b'abarozi, nabo bajugunye inkoni zabo hasi, nabo zinduka inzoka. Zitira inzoka, Aroni ariruka aravuga ati ati nabo barabikoze, ati ndabona nabo babikoze, ibyacu ndabona bitari buze kwemera. Yegera nko hirya, ariko Imana ibwira Mose ngo tegeka inkoni yawe.
imira izo nzoka zose. Yo, inkoni ya Mose itoragura inzoka ya mbere irayimira, itoragura ya kabiri irayimira, itoragura ya gatatu irayimira, irazitoragura irazimira. Imana ibwira Mose ngo ongera ufate inkoni yawe umurizo, ayifashe yanzo ku murizo irongera ihinduka inkoni. Inzoka za Egiputa zose n'uburozi bwose bwa Egiputa bushirira mu nkoni ya Mose. Byari bivuze ngo icyo gitangaza Imana ikoze imbere ya Farawo ni igitangaza kivuga ngo ububasha n'uburozi bwose bwa Egiputa Mose arabubanyaze arabibatwaye. Bivuze ngo nta kindi gitangaza kizongera kuba mu Egiputa, nta bundi burozi bazongera kugira, kuko Mose inkoni ya Mose irabumize. Siko Imana gukora igitangaza kigata kimira karande yanze kukuvaho. Uko Imana gukora igitangaza kimwe cyonyine kigata kimira karande ziri mu bana bawe nizo mu miryango no mu bisekuru, kigata kizimira, abana bakaba amahoro. Ibyari byaranze bikemera, bitakundaga bigakunda, bitafatikaga bigafatika, kubera iki Imana ikoze. Ndagikeneye Imana ukinkorere, kinkorere. Haleluya. Uzuko Imana yagukoreye igitangaza muri aya mezi abiri asigaje ngo dusoze umwaka, ubu Satani agiye gushaka ibitambo by'abantu. Yagukoreye igitangaza umwaka ukawusoza habura amezi abiri, ukawusoza ugafata n'undi, ukawusoza ugafata n'indi myaka igukoreye igitangaza. Siko yagukoreye igitangaza umuryango wanyu hatabamo ubukwe hakazamo ubukwe. Siko yagukoreye igitangaza Imana abana bawe batatsindaga ikabaha gutsinda. Uzuko Imana yagukoreye igitangaza abana bawe bari barabuze uko babona visa bakabona visa. Uzuko Imana yagukoreye igitangaza Imana ikakuriza indege ikajya kugutembereza ahantu utigeze utembera. Haleluya, haleluya, haleluya. Farawo yagakwemera ariko nubwo atemeye Imana iragikoze. Nubwo Farawo atemeye ariko Imana igeze guteyemwe igikoze imbere ye n'amaso yagira guteyemwe areba, kuko inzoka ze Mose arazitwaye n'uburozi bwabo bwose arabutwaye. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Iki cyari gihamya rero kigaragaza yuko Imana ihamagaye Mose. Amen. Imana ihamagaye Mose kandi kimutoranyije, kandi kuri urugamba Mose atangije mu Egiputa azarutsinda. Amen. Imana itangije urugamba irarurangiza. Ntabwo Imana igitangiza urugamba ngo nirangize rucagatisha. Irarurangiza. Kabone we nubwo yaba ufite intege nkeya igutiza imbaraga mpaka urugamba ururangije. Ariko izina ry'Imana ntirisuzugurwe. Yesu ashimwe cyane. Gihamya rero cyo gutoranywa no kuba mu bikari by'Imana kigaragara muri Zaburi ya 65:5. Haravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza, uwo azahazwa n'ibyiza by'ahera ho mu rusengero, kandi uwo muntu ngo azaba mu bikari by'Imana. Wibutse neza ko aheraho mu rusengero tuhumvira ijambo ry'Imana, aheraho mu rusengero tuhuzurira umwuka wera, aheraho mu rusengero tuhabonera gutabarwa, aheraho mu rusengero tuhabonera ihumure. Nta handi hantu haba ihumure usibye mu rusengero, ahandi hose byarabacanze. Yesu ashimwe cyane. Noneho si mu rusengero gusa, bwo vuga ngo no mu bikari. Mu bikari wibutse neza ko umuntu uba mu bikari n'umuntu Imana iba yaragiriye icyizere. Uzareba umuntu nawe winjiza mu gikari cyawe ni umuntu uba ufitiye icyizere. Kandi umuntu ugeze mu gikari ararya aranywa, nta nzara iba mu gikari. Haleluya. Habaye amata, haba ibyo kurya bibyibushye. Wibutse neza uzareba umukozi woba mu rugo, buryo ni urya ibiryo biryoshye, ntago ajya arya ibiryo birimo amazi. Inyama nziza ikaranze itarajyamo amazi ni uyirya, amata meza ni uyanywa, ayawe aza yasutsemo amazi, inyama urya aza yazisutsemo amazi, arya umuceri wumutse, arya udushyimbo twumutse, kuko ari hehe? Mu bikari. Kabiri, umuntu uba mu gikari nta nzara agira, kuko aza kubagaburira we nta femba y'ibiryo agize gute, abishyira hariya ku meza mwebwe mukarya ibyo we yahaze.
buriya hari igihe abantu bajya basuzugura abakozi bo mu rugo bakanabapinga cyane. Ntugasuzugure bari abaturage bibera hariya mu rugo iwawe ngo nuko umuhemba ku kwezi, buryo ugiye kunoye wasanga kurutira n'abana. None ijoro rimwe umukozi yigeze angaburira ishashi, aka gashashi kamwe kanyerera, kamwe gatoya, aragakaranga neza agashyira mu mboga neza. Nanjye numva shonje, ko nari shonje, ndaza negera ameza ndafungura. Igihe ndimo nkanje akaje, ariko nkumva ikintu kinyerera mu kagabo gake, iyi nyama yavuye ko nzi ko nta nyama nahashye, iki cyo gikururuka ni igiki? Umwuka numva ijwi rimbwira ati ariko wacira icyo kintu wa muturage. Ndacira, nciye ndebye neza sanga ni ishashi irimo inyerera kubera amavuta. Umukozi mubaje ni kuki waruntekeye ishashi, nagaruye amaso mbura ahantu ari gitiye. Nari mpfuye urw'imbwa iyo ntagera data wa twese. Yesu ashimwe, haleluya. Iki gihamya rero cyo gutoranywa n'Imana, iyi Imana yaguhamagaye irakwiyegereza, ubu uri inkoramutima yayo. Haleluya. Niyo mpamvu n'ahantu uvuka n'ahantu uturuka ikakumenya izina, yarangiza ikagutoranya, yarangiza ikakwiyegereza. Mwene uyu muntu Imana yamenye izina, ijya imuheka. Kandi ntabwo iguheka wenyine, iguhekana n'abawe. Kandi iguhekana n'abawe gusa, iguhekana n'abo wabyaye. Iguhekana n'abo wabyaye gusa, iguhekana n'uwo mwashakanye, iguhekana n'ibyaye, ikaguhekana n'amafaranga. Imvi zawe zikazanda ziba uruyenzi ikiguhetse. Haleluya. Gutoranywa n'Imana. Iyi Imana yagutoranyije ihita ikora umushinga wo kuguheka. Iyi Imana yaguhamagaye ihita ikora umushinga wo kuzagusazisha neza. Iyo mbonye aba basaza bicaye hano mu rusengero ndanezerwa. Uwo basaza nta bindi bitangaza basigaje gukora, ni ukuvuga ngo Imana ibaha umugisha gusa, bakarekeraho bagakora mu mifuka bakitahira. Ibyabo barabishoje. Ubuse twebwe tuzagera hariya ryari? Banifuza ko nanjye nazasaza ngasazira mu nzu y'Imana. Haleluya. Ni impamvu yuko Imana yabatoranyije. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Gihamya cya kabiri ni amasengesho. Amasengesho akwiriye kukubera igihamya mama. Niba usenga kuko amasengesho usenga. Hari ukuntu abantu muri no minsi umwana agira gutya gaterwa n'akantu k'akadayimoni, ukavuza induru ngo ni mu ntabare, ngo ni mu nshakire umunyamasengesho, ngo ni mushakire ngo umuntu ngo aze ngo asenge. Wowe aya masengesho yawe amaze iki? Akora iki? Ngo ni muhamagare runaka, ngo ni muhamagare umuyobozi ngo azasenge, ngo niba ufite amavuta ngo muri no minsi ayawe usenga na amasengesho usenga, ayawe nta mavuta afite. Amasengesho usenga akwiriye kukubera ibihamya by'uko usenga. Yesu ashimwe cyane. Igitabo cya mbere cy'Abami mu bice 18 uhere ku murongo wa 17 kugeza 36. Eliya yahuye na Ahaba abaza Eliya, aramubwira ngo Eliya, niki cyaguteye gutuma Isiraheli igira umuruho umeze gutya? Eliya asubiza Ahaba aramubwira ngo singe wazanye umuruho muri Isiraheli, ahubwo ni wowe n'inzu ya so. Ni mwebwe mwazanye umuruho muri Isiraheli. Musenya ibicaniro by'Imana mwubakira Bayali. Eliya abwira Ahaba aramubwira ngo ariko kugira ngo dukure abantu mu rungabangabo, abantu bamenye Imana bakwiriye gusenga, duhuriye ku musozi Karumeli. Uzana abahanuzi ba Bayali n'Abashera, duhuriye ku musozi Karumeli, hanyuma twubakeyo igicaniro. Imana izamanura umuriro igatwika igicaniro tudacanyemo. Iyo niyo Imana abantu bazakurikira. Eliya avuga aya magambo ngo abaturage ba Isiraheli ntabwo babyumvaga, ariko avuze ngo bajye ku musozi Imana izamanura umuriro. Haleluya. Baravuga ati ibyo bintu Eliya avuze nibyo, tujye ku musozi Karumeli. Ngo bajya ku musozi Karumeli, bajya hite ahirengeye, abaturage nabo barashungera. Hanyuma abahanuzi ba Bayali n'Abashera ngo bahamagara Bayali irangira ceceka iba Bayali. Eliya akajya ababwira ngo nimuyihamagare, wenda yabigeze ku murindi.
ngo barayihamagara Bayali iranga iba Bayali. Baravuga ati wenda yabiri muri ambutiyaje ikaba igeze i Masaka. Ngo barayihamagara Bayali iranga iba Bayali. Ngo kugeza ubwo Eliya yababwiye ngo nimukotsore cyane Bayali yanyu yumve. Bayali iranga iba Bayali. Bagera nubwo ngo bafata inzembe barikebagura amaraso arava. Bayali iranga iba Bayali. Babuze uko babigenza ngo bahogoje batakambiye Bayali yabacecekanye. Eliya ngo agejeje mu masaha yo gutamba igitambo ya nimunsi arabwira ngo mwigireyo Bayali yanyu yanze nanjye mpamagara Imana nanjye nyihamagare ize. Haleluya. Ngo bigirayo Eliya yegera igicaniro agisana neza. Amaje kugisana neza atemaguriraho imfizi nawe yegera igicaniro ararambura amaboko arararama areba mu ijuru aravuga ngo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ndagira ngo uyu munsi bimenyekane muri Isiraheli yose kari wowe Mana. Haleluya. Bibiliya avuga ngo Eliya akimara gusenga ngo umuriro uva mu ijuru uramanuka uraza utwika igitambo kirashya kirakunguka n'amazi arakama ngo hasigara ivumbi. Ngo abantu babibonaga bari kuri uwo musozi baramanuka bikubita hasi bubamye baravuga ngo Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Uwo munsi Eliya agaragaza icyo bita ibihamya by'amasengesho. Ntawe amasengesho usenga kwere kukubera ibihamya. Haleluya. Ibihamya. Iwanje ahantu ntuye hariya ku musozi narahageze masanga abazima babi baranyataka. Baranyatatse. Uzi intwaro bakoresheje intwaro yitwa imbeba. Banyerereje imbeba. Raficyangu imbeba burya n'ubushobora kusanga mu rugo iwawe zihari. Ariko imbeba reka nkubwire. Imbeba barazinyoherereje. Ziranyataka. Zirya intebe zo muri saro zirazirangiza. Zijya mu cyumba cy'abana zirya imyenda y'abana zirayirangiza. Ziza mu cyumba cyanjye zirya imyenda zirayirangiza. Iwanje nta mukozi namaranaga kabiri kuko zamuriraga imyenda. Umukozi akivovota agahita agenda. Nariborosaga nashyira uburoso hasi nagaruka ngasanga uburoso zirabutwaye. Nta sabune nashyiraga hafi aho ngaho ngo isabune nongere nayikarabagaho umunsi narangana ntayishyira ahantu ngo nyitsimbe. Isabune zikaba zirayitwaye. Imbeba ziragenda zimbana imbeba. Hanyuma zirya supanete. Imibi kazagira arindya. Ubwo ibintu byose mbona ubuzima burahagaze kugera ku rwego najyaga kuryama mfite nk'ikibase cyuzuye amabuye. Zajya kuza zije nko mu cyumba cyane zikaza ari nk'imbeba nka 40 zose zikoze umurongo zirimo zitotoba ngo ngafata intosha nkagira gutyo poga kubita ibuye. Namara gukubita intosha yibuye imbeba aho kugira ngo zihamye ahubwo zigasimbukira icyarimwe zose zigata zitugwa hejuru. Madama Teo ati napfuye mu cyumba cyawe arati imbeba papa iwe inzu yose nkarara mpagaze kubera imbeba kandi singire ntihagire n'imwe ipfa. Bakamwe bati zishakira ibinini zishakira umuti. Ndahiga ndashakisha shaka umuti. Ndahiga ndashakisha ndaheba ariko Mana yo mwijuru imbeba ndatega ziranga zibimbeba. Madama agera ubwo ambwira atari waruzi n'ikindi nti atari kundi wacyasenga ariko mbabazi mubona abagabo ari twe mwabonye abagabo ari twe twenyine tuzi gusenga mwebwe ntabwo muzi gusenga. Ubwo se mamuze tubasa ubwo mumutoza ngo mbese turacyasenga. Ubwo se mumuyewe ko dusenga. Ubwo se ntabwo twaje gusenga. Umugore arambwira atari kubundi nta byaha wakoze bituma duhura n'akaga kameze gutya. Mubona ko twebwe koko tudakizwa. Ndabwira nawe ubwo wowe nawe igenzure neza. Mudamu agera ubwo ambwira ati iyi nzu nzayigutamo. Imbeba ziba imbeba.
ndangije nyoboka iyo kwa Mana. Imana irambwira iti mwana wanjye, abarozi bagukoreyeho igipatani, ariko ndi Uwiteka nje kugutabara. Haleluya. Bankoreye hishyira hamwe, ari gihe abarozi bagukorera hishyira hamwe. Baranzonga hepfo no haruguru, nkarara nasinziriye, nkarara niyicaye, naba ndimo kurya nkabona imbeba nk'icumi zimwe zisimbutse nicaye, ibiryo nkabita ku meza nkiruka, bwageze ubwo imbeba zimpahamura, nkajya niruka nkunga imbeba. Zirya imyenda, zirya amakositimu yose najyanaga mu ivugabutumwa, zirayirya zirayirangiza. Ahasigaye nkajya nsigarana umwenda umwe nzajya ncungana nawo, ubwo iyo nawukuragamo byansabaga kuhisha kuri. Abantu bakavuga ati ariko Simba ahora mu mwenda umwe ko adahindura bigenda gute? Mpindure ntago ziri urugamba ndiho, kandi nkwibutse neza iri mu kigeragezo aba ari icyawe. Nkwibutse neza niba ari ikigeragezo nanone kibabaza, ni ikigeragezo ugira ubyibushye ntunanuke, kandi abantu bose bakakubonamo ibisubizo, kandi ikigeragezo cyakuzonze. None ninde nari kubwira ko nambaye ubusa? Yari kuvuga ko ari byo nivugisha. Yesu ashimwe. Umunsi umwe Imana yumva gusenga kwanjye nicaye muri sari wanjye, izana abana babiri b'abahungu b'abahanuzi. Baza birukanka, ntago bakomanze. Umwe yaciye mu gikaru nanyura kuri saro, bose babinjiye muri saro, bazana umwe barakubura bajya mu cyumba cyanjye, mbona barinjiye barakubuye. Nta kaze mbahaye mu cyumba cyanjye, bajya mu cyumba cy'abana, ibintu byose baratera amasahani, ibintu byose barakoropa, basora hanze. Umwe arangira avuga tumva uko Uwiteka avuze, aravuze ngo iri joro saa 9 nturyame, nibwo umurozi ukuroga ibi bintu uri bumufate. Iryo joro sinasinzira, ndara hanze. Saa 8:45 agatotsi karantwara, ndota ahantu nicaye, ngo ntangira kurota mfite umuhini ndimo gukubita imbeba ngo nazimaze. Hanyuma shidukira hejuru ngo imwe icitse, ndebye ku isaha mbona saa 9 zirabura 2. Ndavuga ni dayimoni yaracitse sha. Mpita negera urugo neza saa 9 mu kadomo hatabura n'umunota n'umwe. Mbona umurozi w'umukecuru mwiza w'umusirimu najyaga mbona muri quartier, ntatekereza ko yakora ibyo bintu. Abahagaze imbere y'igipangu cy'iwanje, akajya jugunya ibintu abicishije munsi y'amaguru, ibindi abitongera avuga ibigambo ntazi ubwoko bwabyo. Mba ndasimbutse, mba ndamuyoye. Ndamufata, ndamubwira nti imbaraga zose waba ufite n'icyo waba wihekesheje icyo ari cyo cyose n'ubu ndagufite, ntago ncika, kuko waranzengereje, warambabaje, ntago ndi bukwice, nahabwa ikintu ngiye kugukorera, ngiye kukumira wese, abantu bazagushake bakuburi. Ndasama, ndakumira wera, ndakumira. Ati pastor, ati babarira wimira. Niba ukuntu wanzengereje, ati ndakumira ndahari. Ndabona reka mvuze ndungu teza, ati winteza abantu kuko inaha baranzi bahita banyica. Ati mbabarira, ni bwa mbere n'ubwa nyuma. Ndabwira nti ibintu mwana hejuru abizi, ati ndabizi. Ninugenda nabyo biragenda, ati rwose ntago bizagaruka. No, okay, iri joro nguhaye uyu munsi. Nongera kumva akantu gasefura mu nzu yanjye, nzaza nkumire. Cyacu ndamurekuza arataha, aragenda bibwira bene wabo. Avuga ati pastor yamfashe, ati yasamye, ati ngira ngo n'urwobo runini ngiye kugwamo. Ati ubwo rero ibwo yavuze ko azamira, ati ubungubu rero yavuze ko twese azatumira. Ati rongeye umushinga wanyu nguvuyemo. Oh haleluya. Umukecuru abibwira bagenzi be bose baratinya, bavuga ati kuva ari we waruduhagarariye akaba yagufashe kandi akakwe ko yatumira, ati ubwo twese yatumira nyine. Kuva uwo munsi bwarakeye nta mbeba nongeye kumva mu nzi wanjye.
Haleluya. Umukecuru twajyaga guhurira mu nzira, abaturage ntago bari bazi byari byo. Twahurira mu nzira yambona nk'ariya nturutse nk'ariya agahita ashyiramo nka metero nk'enye hagati yanjye nawe. Hanyuma nanjye ngahagara ahantu hamwe kugira ngo nagera imite mwataka nyine. Ngati nzakumira we nzakumira. Umukecuru byabaye ngombwa ko afata position yo kwimuka ava kuri uwo musozi arimbuka aragenda. Nabwe nzakumira arimuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Nanishatse kukubwira ibihamya byo gusenga. Ibihamya byo gusenga. Dayimoni kakujujubyika kwicupfunetse n'agacinyaguro ariko wasenga ukabona ntibigenda ariko komeza usenge. Haleluya. Bibiliya yaravuze ngo musengeshe umwuka iteka. Mu buryo bwose bwo kugira gute? Mu buryo bwose bwo gusenga. Sengera mu cyumba iwawe niba byanze jya no muri saro. Niba byanze no muri saro jya no muri dusha yiwawe. Jya no mu nyice y'urugo rw'iwawe. Ariko ugira guteye. Sa mu cyumba za gusenga hano mu rusengero utaje gutembera utaje no kurangara. Hari abantu bazano mu rusengero bakaba bataje gusenga ahubwo baje kurangara. Wirangara. Ba mu mwanya wo gusenga kuko naye nkubwire ngo iyi si ubwayo iraguhigira gushakisha. Satani nakoroheye n'abarozi nibakoroheye ariko ba mu mwanya wo gusenga. Ingingira ubugingo bwawe, sengera abana bawe, sengera urugo rwawe, sengera abakazana bawe, sengera abuzukuru bawe, injira mu mwuka wo gusenga. Ibintu byo gusenga nimukanye mu bifata nk'ibintu byoroshye. Intwaro yacu twebwe n'amasengesho nizo mbaraga tugira. Buriya urufatiro rukomeye rwacu n'amasengesho. Munsi tuzayabura tuzapfa tumere nk'abandi. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ushize najyanye n'umugabo gusenga w'umubosi w'umukire. Tugeze ku musozi we ntiyarazi gusenga kandi yarafite ikibazo kimuremereye. Yarafite ikibazo kimugoye cya danje. Bendaga kumutezereza imitungo cya munara. Kandi afite n'ahantu yapiganiwe akazi nabwo akabona ntazagatsindira kare barinda kukamutwara. Kandi ako kazi niko yagomba kuvanaho ubwishyu bwo kwishyura ideni yari yarafashe. Mugabo rero ntiyarazi buriya dufite abantu batazi gusenga. Tugeze ahantu dusengera twari babiri ari njyewe n'umusore n'umudamu umwe. Tugeze ahantu tugiye gusengera waratangira ngo vrema kame mudonko ngo sonyine ngo narinzanye cya kibazo. Ngo nawe urabyumva mana ngo ahanje nyine ngo kamemu ngo unyumve. Naramurebye nsanga ntago azi ibyarimo. Ntago nzi ibyarimo ari mu mikino. Tuhageze umugore umwe twajyanye n'umudamu umupfakazi bari bamusohoye mu nzu. Inzu yigezemo amezi 6 kandi ayishyira mu 50. Azamura urusaka abwira Imana tumva mana. Naje imbere yawe ngo mpageze singipfuye. Ndengera ndapfuye ati umusore twagenge ati mana we ati nawe ndakwiringirwa no kwizerwa ati ni wowe ati ubwo ngeze imbere yawe simfe simbura ibisubizo byayo nsenze. Barasakuza. Umugabo arambwira ati ariko simba aba bantu bazanye gusenga ubu nibo barimo basenga ko barimo bansakuriza babwire basenge bucece. Urumva amasengesho yabo twajyanye n'ufite ikibazo nta hantu bihurira. Hanyuma umubosi arambwira ati bahamagare baza hano tujye inama yo gusenga. Abaza umugore ati ikintu gituma urimo gusakuza usenga cyane ni iki? Umubosi aramubwira ngo umupfakazi aramubwira ati ikintu gituma niba gusakuza cyane bansohoye mu nzu kandi nta handi hantu ufite ho kujya kandi inzu nyigezemo 300. Umubosi ati icyo gituma urimo gusakuza ndati akora mu gishakoshi yari afite akuramo 300 arabimo. Abaza umusore ati wowe ikintu gituma usakuza cyane ni iki? Umusore aramubwira ati harabura ibyumweru 2 ngo njye gusaba no gukwa kwa databukwe kandi databukwe yambwiye yuko ntazahinguka mu maso ye nta nkwano njyanye. Narayibuze ndimo ndasenga ngo Imana imi nkwano 500.
ati ni 500 niyo urimo gusaba Imana. Undi ati akora mu gishakoshi mu 500 abikuramo arabimuha. Arambwira ati ntiwongere kunsakuriza. Niwongere kugira gute? Rero gusengana n'umuntu wasubijwe rero ntibigira uko bisa. Mwavuze ngo amina. Impamvu usengana intege nke n'umujinya n'uburakari nuko nta gisubizo urabona. Wakumera igisubizo muri iri teraniro. Waguha igisubizo ngo urebe amashimwe ugira. Waguha igisubizo cyayo urimo gusenga ngo urebe ukuntu utera haleluya y'umurambaro n'umutambiko. Waguha igisubizo cy'icyifuzo wazanye muri iri teraniro. Akaguha igisubizo cyayo urimo gusenga. Watujanjagura hano watumara. Yo, dore umugore ngo ararambura amaboko ari imbere y'Imana arongera arasakuza kandi. Ati Mana we! Ati ni wowe se w'imfubyi ukaba umugabo w'abapfakazi. Ndagushimiye ko ikibazo cyanjye cyari kinini, iki umugabo akaba ari gitoya. Ngushimiye ko twese udutabaye mu izina rya Yesu. Amen. Umusore ati Mana we! Ati kuko umwami Imana izantabara. Ati nicyo gituma ntamwara. Mu maso yawe agakomera hakamera nk'urutare. Atunsindishiriza ari hafi yanjye. Ati ubwo unsindishirije nkaba mbonye inkwano njyana kwa databukwe. Uru Uwiteka umuremyi wanjye. Ngushimiye ko n'ibindi bisigaye nabyo uzabikora. Amina. Baravuga ngo dutahe turayashoshe. Mu boss arambwira ati se barashoje ni ubwo nanjye nabuze ayo nsenga. Kuko nakomeje kumva uko bene data basakuza nawe kandi arimo amata ibibazo ubo mbega barasakuje. Hanyuma boss arambwira ati Simba ni karame ati ntago nzongera kugarukana namwe gusenga. Ese kubera iki? Wanzaniye abantu basakuza ntiwazanye abantu basenga. Ubu se ko bashubijwe ngiye nashubijwe. None se urayanga mbigenze gute? Nubwo nyine tegereza nawe isaha yawe nigera uzasubizwa. Tumanuka umusozi mu boss atabyumva, twijara mu modoka no mu boss atabyumva. Ubwo bwari bwadukereyeho saa 2 nka saa 4 aba yakira ka message kuri telefone ngo akarebe. Akitegereje neza asanga bamwoherereje miliyoni 100 kuri telefone kuri konte ye. Bamubwira ko isoko yapiganiwe yaritsindiye. Bamubwira ko mu gitondo ahita atangira akazi. Umugabo yakuyemo rinete yigaragura hasi nk'umwana. Aravuga ati nimwe banyamasengesho ba mbere mbonye nta bandi nzongera gusengana nabo. Ati uyu munsi nzajya nsengana namwe. Haleluya. Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri bihe. Erega sinokurekura. 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 Namenye kuri se w'imigisha Imana y'imuri bihe. Erega sinokurekura. Sinokurekura. Imana iyo tuyisenze igifata ibihe ikabyimbura. Igifata ibihe by'imibabaro ikabyimura. Igifata ibihe by'ubukene ikabyimura. Igifata ibihe by'inzara ikabyimura. Igifata ibihe by'ubushomeri ikabyimura. Igifata ibihe byo kudashaka ikabyimura. Zamura haleluya. Imana igifata ibihe byo kutabyara ikabyimura. Imana igifata ibihe by'ubugumba ikabyimura. Imana igifata ibihe by'ubukode ikabyimura. Imana igifata ibihe by'imibereho mibi ikabyimura. Haleluya. N'uyu mwanya Imana igira ibintu yimura. Igira ibyo yimura. Yobu yaranditse mu bice 5 ngo ni Imana yimura imisozi itabimenye. Yarangiza ikayubikana uburakari bwa. Haleluya. Haleluya. Cyo biti bihamya byo kugira gute? Cyo gusenga. Mera ikiganza umuntu mwicanga Imana ikomera ibihamya byayo usenga.
Jambo rya gatatu ni ibihamya by'amasezerano. Ibihamya by'iki? Ibihamya by'iki? Paulo yandikira Abaroma mu bice bitatu aravuze ngo abayuda barusha iki abandi, ngo barusha muri byose, ngo kuko babitse. Ubona barokore dufite ibintu byasezeranyijwe tubitse. Barokore bafite ibintu kandi ibintu by'Imana ntago bisa n'isi, ntago bisa n'isi, ntago bijya gusa n'isi. Oya, by'Imana biri hari. Ntuzabone abantu barimo bagenda batwegeranya mu nsengero ukagira ngo Imana ntihari. Reka batwegeranye neza, umuriro wake neza. Umuriro wari watatanye. Ndashimira Imana ko arimo batwegeranya neza. Nibatwegeranye neza, nibatwegeranya neza, iby'Imana yavuze bigomba gusohora, kandi ntabwo bizasohora ku biti n'amabuye. Mwavuze ngo amina. Ibihamya by'amasezerano, abayuda barusha iki abandi, ngo barusha muri byose. Niyo mpamvu abantu bajya bavuga ati ariko abo bagabo ibyabo bimeze bite? Gihe ibyanjye byo biranatangaje, byanjye ngiye biratangaje, byanjye biratangaje. Amasezerano y'ibintu Imana yavuganye natwe arakomeye, arakomeye. Imana agiye ivugana natwe ibintu bikomeye, tukibaza inzira bizanyuramo bikaducanga. Muri za Bibiri Imana yavuganye nanjye, irambwira ngo nzakugirira neza, irambwira ngo nzakubyibushya. Imana yabimbwiraga mpima ibiro 48. Ntago nari nzi ko nabyibuha. Imana ikajya ibimbwira nkavuga se birashoboka ko nanjye nabyibuha, ariko irambwira ngo mwana wanjye nzakugaburira, nzaguha urugo, nzaguha imibereho, nzaguha ubuzima, nzagendana nawe, nguhaye ijambo uzamvugira. Nkibaza ibintu nzavuga ibyo ari byo. Kera sinari nzi no gusoma Bibiliya, ntabyo nari nzi. Nkibaza ukuntu nzavuga ubutumwa, nkibaza ukuntu nzahanura, nkibaza ukuntu ubuhanuzi buzanzamo, nkashaka icyerekezo cyabyo nkakibura. Ariko Imana iravuga bene da, Imana iravuga igasohoza. Haleluya. Imana iravuga igasohoza. Nubone abantu bicanga mugira ngo ibintu Imana babwiye byararangiye. Ntago byarangiye. Niko Imana yigeze kubwira Aburahamu igihe Aburahamu yari yaramaje kubyarana n'umuboyi wiwe mu rugo Hagayi. Barabyaranye Ishimayeli. Aburahamu akajya agira ngo naho ngaho naho bigarukiye. Imana iramanukira ziravuga iti Aburahamu, ntabwo ari aho ngaho, saho ngaho isezerano rizasohorera. Ahubwo isezerano rizasohora ku mugore wawe Sara. Niwe navuze ko ari w'amasezerano azasohoreraho. Ntimutekereze yuko imyaka yaba myinshi, ibyacu nibitadusohoraho no mu bana bacu bizasohora, ko n'abana badukomokamo. Haleluya. Kandi twakoreye Imana n'ubu turacyayikorera, turacyayivuga neza. Nta mpamvu nimwe yo kugira ngo abantu binyanyagize bipfusha ubusa. Nimugume mu masezerano. Haleluya. Imana yavuganye natwe ibintu bikomeye cyane. Uko ari njya nicara neza nareba ibintu Imana yankoreye. Imana ikambira ngo ibintu nagukoreye ubwabyo nabanje kubigushushanyaho. Abantu iyo bambonye bagira ngo ndi umukire kabutindi, uko mfite za rumoroke, ufite amayetaje, ufite nk'inganda, cyangwa ufite nk'umuntu ukoresha imihanda mu mujyi wa Kigali. Kandi ndi umutumishi. Imana yavuganye natwe n'ibintu biremereye. Yesu ashimwe. Imana ibitubwira twari tuzi yuko ari ibintu byoroshye. Imana ikambira ngo nzaguhera abantu ubwenge. Umwana kugira ngo agire ubwenge ahubwo ageze mu mwaka wa 3 abu wa nyuma. Umunsi umwe Imana yambwira ngo murambikaho ikiganza nsohoza ibyo navuganye nawe. Murambikaho ikiganza igihembwe cya mbere, bazanye nanone amasomo ari muri examen yakubise amaso, aravuga ati ebana n'umunini bya binini uko bisanzwe. Umwana aravuga ati ntago ndiribwe nandika ku rupapuro, aciri ku mutwe arunama, yunamye marayika musura mu gatotsi yarasinziriye. Arambwira ngo niki kikunamishije ko nabwiye soko nzaguha ubwenge. Marayika aramubwira ngo bamaso nkwereke ibisubizo by'ibibazo bakubajije. Umwana marayika amwereka ibibazo byamubwira ati kandi ubifate, ntugire na kimwe wica. Bari bamubajije ibibazo 30 bifite amanota 60, ikibazo kimwe cyagifite 2.
umwana arabikopera mu nzozi azirangije habura nk'iminota 5 ngo basoze barometa impapuro muri examen. Ahita yegura umutwe ahera ku cyambere arasubiza cyaka arasubiza byose agenda bisubiza nkuko yabibonye yari yabiborotse arabizana byose neza. Arahaguruka adepoza urupapuro, professeur amubonye aratungurwa ahubwo ati n'ubwa mbere mbonye umuhungu witwa Irasubiza Bertrand Joseph azana urupapuro hano kurometa, ni wajyaga rometa nyuma y'abandi bose, none ndabona ruzanye imbere y'abandi bose. Professeur ngo arebe ku bibazo umwana yasubije, ibibazo bamubaje n'ibisubizo umwana yabajije asanga nta kibazo na kimwe yishemo, bahita bamuha 60 kuri 60. Cyo gihembwa abo wa mbere navuze ngo amina. Abo wa mbere icyo gihembwe cyose yagize amanota 98%, uwamukurikiye yagize 75%. Kuva uwo munsi kubera ubwenge, kuva uwo munsi kandi hari ibibazo iyo babizanye akabona nta kizi acurika umutwe agahumiriza akahita abwira ngo mana ya papa wavuze ko uzamubwenge unyuze muri we, ko bincanze mbigenze gute marayika agahitaza akambwira ati dore igisubizo ngiki. None ubu mwana iyo agiye gusenga abanga imana ya papa ni imana yavuganye nanjye, ivugana nanjye kizamuha iki. Umwana abo wa mbere mu ishuri, ageze mu mwaka wa 6 abo wa mbere mu ishuri kubera kuba umuhanga bamugize duwaye w'ikigo cy'abanyeshuri barenga 2500. niwe duwaye w'abanyeshuri. Iyo ninje mu kigo baraba ngo dore papa wa mwana w'umunyabwenge, umva nako ngako karamasa. Papa wa mwana w'umunyabwenge kandi ngewe nta nubwo narangije na primaire, njambwira abana banye nkabwa nimwe mufite umugisha ko nasenze Imana ikanyumva, mwebwe mwige gusa, Imana yavuze ko izabaho ubwenge. Haleluya, haleluya. Imana iravuga, nicyo shaka kubwira abantu bari muri literaniro, ibintu Imana yavuganye natwe bizasohora uko byamera kose. Uzasome Bibiliya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 25. Imana yabwiye umugabo witwa Simiyoni, iramubwira ngo ntabwo azapfa adabonye Kristo nama. Haleluya. Simiyoni nawe kuko yarazi kurwo ruhinja ateruye ari umukiza, aravuga ngo sezerera umugaragu wawe amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza wateguye mu maso y'Abisiraheli bose. Haleluya, haleluya. Simiyoni arataha arasinzira. Iyi Imana avuganye natwe bizasohora bene data. Gitabo cyo kuva mu bice 24. Imana ngo Abisiraheli ngo baranishye ngo yibuke isezerano. Yibuke iki? Yibuke iki? Mereza ikiganza umuntu mwica mubwira ngo Imana nibuke isezerano ryawe. Niba hari isezerano ufite Imana nibuke isezerano ryawe. Nibuke isezerano ryawe. Abarokore bamwe bamaje kurambika baraba ngo ibintu Imana yavuze nibizasohora. Ibintu Imana yavuganye natwe bizasohora kuba ngihumeka ubwabyo gusa. Imana ngo yibuke isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo, ngira manukiza kureba uko Abisiraheli bageze gute. Iyo ufite isezerano Imana ijya imanuka kureba uko umeze. Ntabwo mubyumvishije. Iyo ufite isezerano Imana ijya imanurwa no kureba uko umeze. Ayiwe, hari igihe igasanga warahondaguwe igahita igukura ahantu wahondaguriwe. Hari igihe igasanga uracuruza ntibyemera igahita idimbamo bikaba biremeye. Haleluya. Hari igihe ugasanga urimo urarwana n'ibintu byo kugira ngo Imana izana abakwe none bakazira icyarimwe. Bavuze ngo amina. Ariko ijya imanuka ikaza kureba uko abantu bayo bameze iyo ufite amasezerano. Imana
imbwira ko izangirira neza. Ntago nuko musafiri yagiye kera twebwe iwacu kugira ngo tubone ibyo kurya byari ikibazo. Nukuvuga ngo twari abana 8 iyo batekaga ubugari ibiro 2. Ariko muri literaniro muri literaniro twarahaye umwana twabwa tuti ni wowe uzayikomba ejo bundi saa 6, wowe uzayikomba iki n'iki, nawe uzayikomba iki n'iki. Hari igihe mbega nyine wayigurizaga umuntu kamwe uti ndayikugurije ejo uzayinyishyura. Urumva iyo nzara? Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari igihe Imana igifata abantu ikababyibushya ikagira ngo ibereke ko ibiryo biriho. Buriya ndajya nkubwira ngo mama, nubwo washonje ariko ibiryo birahari. Imana ifite ibiryo yabisutse, Imana yabizanye, ntabwo wabona ahantu bishyira. No muri literaniro harimo abantu bashonje, Imana ibaha ibyo kurya. Imana ifungura imiryango mwamubona ibyo kurya. Yesu ashimwe. Kugira ngo Imana inyereke ko ari Imana kubera inzara navukanye iwacu. Imana yanze ko nshaka umukobwa, narambagije abakobwa bagera nko kuri 5 bose. Keretse umwe wavuyemo agapfa yishwe na sida. Ariko abandi bose Imana yanga ko mbashaka, kuma Imana ashaka ngo nzashaka umukobwa ucuruza ibyo kurya kugira ngo nzabirye. Kugira ngo imare inzara. Cyo mwebwe murabyumva? Imumugeni Imana iramumpa umugeni mukobwa narambagizaga, yaracuruzaga umuceri, agacuruza n'isukari, agacuruza n'amata, agacuruza na sauce tomate, agacuruza mbega ibintu ngibyo byose byo muri botike. Murambagije muzana bizi waje mu rugo. Cyangwa ntekera icyayi gifite amata nkinywe. Yice n'ibirarane by'inzara byose navukanye. Imana izi ubwenge. Imana izi ubwenge. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ibimbwira mpima ibiro 48. Nambaye igipantaro mpima ibiro 48. Nambaye igipantaro gipima 48, mu ndari 20. Ndagasore kananutse karekara, amaso yavuyeyo, ari urutwe gusa n'umusatsi sinawogoshaga. Nambaye ibikweto bya DH byacitse munsi. Ibyo bikweto bya DH kubyambara yo nabaga mpagaze wagira ngo ni cyarukubiti huku nambaye, ndatambuka ukamenya ko ari ipantaro nambaye. Umunsi umwe abana b'abakobwa bazamura amakorasi 2, nicaye inyuma mu rusengero, nicaye inyuma hari inyuma bakubita ikorasi 2, bakorasi yaragezweho. Korasi imwe yaravugaga ngo Siyoni Siyoni we Isiyoni, Siyoni Siyoni we Isiyoni, tuzanyura mu mihanda dukimbagira gitware, yo ndahakumbuye. Indi kavuga ngo Yerusalemu tuzayigenda genda, Yerusalemu numurwa w'amahoro. Bahindura mikorasi ivuga ngo dore ibuye bubatsi banze wa mana we, dore ibuye bubatsi banze wa mana we, Isiyoni ribaye rikomeza imfuruka, nyiririmba nibutsi by'aya mafarashi yera, mwami Yesu aturangaje imbere niye farashi. Uwo mwami atubereye ukomeza imfuruka. Bazikubita rero nicaye inyuma, numva utuvuta turaje. Tuje ipantaro yanjye nta mukandara yambazaga ikirere cyari cyumye nko kuzuba nk'iri ngiri. Nibagiye kongera kujya kugitosa, cyangwa iyo naburaga umwanya kujya gushaka ikindi nagitosaga nkagishyiraho amazi kugira ngo kidacika. Manuka rero ni mu mavuta y'ikorasi.
ndamanuka yo urabizi abarokore bageze ahantu mbega heza bakinikiza ikorasi, twinikiza ikorasi ngo ninage hejuru, uko twinaze hejuru numva ikirere cyanjye ngo pa. Ipantaro ndagifata, mbona abantu bose barimo barandeba, shaka ahantu nirukangira ndahabura. Satani arambwira ngo ndagukoze isoni, numva isoni zirashe. Ariko mwanditsi wanditse muri Zaburi yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhorohamye iteka ryose. Nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Zamura haleluya. Haleluya. Numva ijwi nanone rivuye mu ijuru rituje rirambwira ngo mwana wanjye Jean Dodier, witinya ndi kumwe nawe. Umunsi uzumva ijwi rikubwira ngo witinya, uzamenye ko mu ijuru hari inama iteranye irimo yiga ibibazo byawe. Amen. Hanyuma ijwi rirambwira ngo ngero usimbuke ibyo nabandi ipantaro yaguye. Diti simbuka, simbutse no ipantaro irazamutse, mitanyifatisha inkokora, akagunda kazamura, sigara mbyinisha akaguru muri za korasi ndabyina. Uko nabyinnye mbega nanjye ndinikiza cyane vuba vuba, ipantaro nyifatishije inkokora. Abantu buzura umwuka wera bavuga mu ndimi, baravuga ngo mbega umusore uzi guhimbaza Imana we, bati ni ikizima cyaje. Hanyuma umwuka bayinjiye mu bantu, abantu bavuga mu ndimi igihe bahumirije barimo bumva ubuhanuzi. Kera abantu barahumirizaga iyo bumvaga ubuhanuzi, ahubwo bagasengera umuntu urimo guhanura. Hanyuma bahumirije barimo bumva ubuhanuzi, ijwi riramira ngo ngaho ufata ipantaro yawe isohokere. Nsohoka nta muntu n'umwe ndi mundeba, bose barimo bumva ijwi ry'ubuhanuzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Aho rero niho Imana yatangiye gukora, irakora na bugingo n'ubigikora n'ubiracyakora. Amen. Muririmbyi yararimbye avuga ngo imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizoshyika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye nta ushobora kugara. Imana ikumpera ibihamya, muhereze ikiganza ngo Imana iguhe ibihamya by'amasezerano. Jambo rya kane ni ibihamya by'agakiza. Ibihamya by'iki? Abacamanza 16:22 biravuga ngo Samusoni yongera kumera agasatsi. Yongera kumera iki? Samusoni yameza agasatsi, yari yaratakaje agakiza. Kwibutse ko Samusoni ubwe kari agakiza, yagomba gukiza bene wabo, akabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Aje rero agakiza aragata, ariko agira umugisha, agakiza karongera kagira guteyemwe karamera. Burya agakiza kajya gashira mu muntu neza, umuntu wari ukijijwe ukabona yarahindutse. Ariko iyo kongeye kameze, haleluya, arongera akagira ubuzima. Samusoni agasatsi karameza, Abafilisitiya ntibabimenye kameze. Igihe bamujyanaga kujya kumumurikira za bayali zabo, Samusoni asenga Imana, arayibwira ngo Mana mbabarira, ubwo agasatsi kameze, uhorera amaso yanjye, Abafilisitiya banogoye. Imana niguha agakiza ukabona ugafite, haleluya, jya usaba Imana kuguma mu bihe byawe ntukabivemo. Njya nkunda kubwira impamvu abantu muri no minsi bakinisha agakiza, bakabonye katabavuri. Hari abantu babonye agakiza katabavuri. Ubu bajije abasaza bakagubuhamya bw'ukuntu babonye agakiza, wajya ugatwara neza ukakitondera, ntugapfusha ubusa ntugakereze.
njya kubona agakiza njyewe aho mvuka hariya mu Gatsata niberaga ku muhanda ninywera itabi ry'urumogi na kore na essence nibyo nanywaga. Hanyuma rero umunsi umwe mbona umuriro urimo uraka, nakwicara nkabona umuriro urimo uraza usatira, nkagenda nkuhunga kugera ku munsi nirutse mpunga umuriro. Ngira amahirwe ninjira mu rusengero, ninjiye mu rusengero bansengeye umuriro uhagarara ubwo. Rero umunsi nataga mvuga ko nakijijwe, uwo munsi naraburaye. Ngira ngo wenda baraza kundohorera n'ibya saa sita nabyo barabinyima. Buracya n'ibya nijoro barabinyima, n'ibya mu gitondo barongera barabinyima. Hanyuma umubyeyi utubyara n'umunyamahane yegura afata amaganga y'inka. Amaganga y'inka murayabona, ashyiramo amase arakoroga, aravuruga, asanga ahantu nicaye ahita yansukaho. Mu gihe ngitekereza ibintu bimbayeho, ari ibintu bikubaho utaritekerezaho ukumva uracanganyikiwe. Mu gihe ngiye kureba umuntu unsutseho ibyo bintu, mbona umuhini uzuvuza ubuhuha, barawunkubise ndundama gakeya, ufata ikibambasi gihita gishwanyagurika. Nkizwa n'amaguru ndirukanka. Nongeye kugaruka mu rugo haciyeho imyaka igera muri 5. Ako gakiza wagakinisha? Ako gakiza wagakinisha? Naho uyu munsi none turatera haleluya ugahita ukizwa. Ubundi utaranamara n'iminsi ugahita ufata na mikrofone ugatangira kwantona. Ndagira ngo mbwira abarokore mwongere mubwire Imana iduha agakiza. Yesu ashimwe. Iduha iki? Agakiza ni ngombwa. Mureka agakiza kari pirate mukihorere, mushaka agakiza original. Ahantu hose barakizwa, ubishatse hose wagenda ugakizwa. Hose agakiza kagize gute? Karahari. Ariko agakiza nyagakiza ni agakiza umuntu ahagaramo akumva muri we arahamanya nijoro. Amen. Amen. Agakiza umuntu atesikoroka, agakiza ubona umuntu ukabona ni mwene so, agakiza abantu bagusura ukuzura umwuka wera, agakiza uririmbana na bagenzi bawe ukumva umunezero w'ijuru, agakiza ijuru rigusura ukumva koko ukijijwe. Amen. Ijambo rya gatanu kugira ngo ninjire mu mwanya wo gusenga ni ibihamya bya mwuka wera. Dukeneye ikintu bita ibihamya bya mwuka wera. Ibihamya bya mwuka wera. Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditse na Matayo ibice 3:16, Yesu avuye muri Yorodani mu mazi. Bibiliya ngo iravuga ngo umwuka wera yahisaza kumuhamiriza, ijuru ryarakingutse. Yagize gute? Hanyuma mu ijuru hamanukayo inuma iziguruka, irazigwa ku bitugu bye. Mu ijuru humvikana ijwi rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda, nkamwishimira mu mwumvire. Amen. Ndashaka kubwira abarokore ko ahantu tugeze uyu munsi wa none ukeneye ibihamya by'uko umwuka wera ari muri wowe. Mwijya gushaka umwuka wera mu bandi, ahubwo wowe Imana yaguhaye ukumari iki? Umaze iki? Amen. Hari umudamu w'inshuti yanjye, ni umuvugabutumwa, ndashobora no kuba yarageze hano. Umunsi umwe yigeze iwabo bandikira umusore wari waramukunze ariko ari umupagani kandi w'umukobwa akijijwe. Hanyuma abura uko abigenza, aramutereta umukobwa aramwangira, ariko bukeye ingingo iwabo baramumuha. Barangije bamwandikira urwandiko baramubwira bati rushyire runaka. Umukobwa agenda arujyanye nka saa 12, ageze asanga umusore ariyo. Urupapuro umusore arusomye asanga rwanditsemo yuko bamushyingiye umukobwa ntamucike, ahita amugumana. Ahita agira ate? Hanyuma umusore amaje kurusoma ahita akubitamo umuryango, urufunguzo rukuramo, aruta nkiriya. Aranje ahita afungura umuziki wa radio, abwira umukobwa, arambwira ngo uhereye uyu munsi ubaye umugore wanjye. Arambwira ngo dore firigo ngiriya, gaze ngiriya, dore inyama ngiziriya, umuceri nguriya, ibitoki ngibiriya,
ibintu byose muri nonzo birimo ubuhere aka kanya ubaye umugore wanjye n'igitanda dore ngikiriye. Umukobwa aramubwira ati umva rero mwene data ndagira nkubwire ibintu bibiri, ibintu bitatu. Aramubwira ati ijambo rya mbere nuko unkingura ngataha. Ijambo rya kabiri aramubwira ati nudakingura ndagukubitisha imbaraga z'umubiri, iz'umubiri nizanga ndagukubitisha za mwuka wera. Urakingura cyangwa ntukingura? Aramubwira ati kandi cya kabiri ngewe ntago ndi umukobwa w'ikigoryi, mvanaho ubugoryi bwawe, kingura ntahe. Ibyo wapanze ni wacu, ni iby'iwacu, ntago ari nge twabipanganye. Urakingura cyangwa ntukingura? Umusore ati kandi bakumpaye, ati naguva hano. Ndati urakingura cyangwa ati maze nabonye imboga zanyizaniye, gusa urava hano? Ati ntago va hano. Umukobwa yari yambaye agashati, yambaye n'ijipo, ariko imbere y'ijipo yambariyemo agakora. Ahita afungura agashati yari yambaye akanyuza mu idirishya, akuramo n'akajipo yari yambaye anyuza mu idirishya ajugunya hanze. Asigarana isitiye n'akantuza n'agakora yambaye. Umuhungu aravuga ati ntureba ko wabyumvishije ko bitangiye kujya mu buryo? Umukobwa yarireze yituruna hejuru mu kirere inshuro 3, aragaruka afunga igipfunsi ahagaze hejuru y'ameza. Avuga ati urakingura cyangwa ntukingura? Umusore yabonye ukuntu umukobwa yikaraza, aravuga ati nzarya ibindi, ibi byo ntago nabirya. None wowe baragusoma kwitama ukavuga ngo bagufashe ku ngufu, habaho se? Umusore yafunguye vuba na bwanga, aramubwira ati caho, ati kandi nta nubwo nzabwira n'abantu ko wigeze ugera hano. Ahita aceceka burundu. Wowe ufite ikihe gihamya kiguhamya? Ubu ntabwo urimo gupanga kwishingira. Uwo mwuka wo kwishingira ndawuciye mu izina rya Yesu. Yo connection y'abadayimoni ndayiciye mu izina rya Yesu. Abandi barimo gupanga kujya mu bapfumu ngo bakure ngo ibintu bizabatera amashaba, mu izina rya izo connection ndaziciye mpagaze ku ruhimbi rwera rw'Imana. Izo connection ndazikase mu izina rya Yesu. Nta mahirwe ari mu bapfumu, mpagazano mbitangaze nta yahari. Nta mahirwe hari mu kwishingira, nta yahari. Imana idusure kandi Imana itugirire neza. Amen. Cyo bintu byanyu byo gusenga mubeshya Imana, bamwe gukizwa byarabananiye, abandi mukavuga ngo Imana yarababeshye, ngo ntago ibyo yavuze, ngo ibintu Imana yavuze ni ukuri. Imana yavuze ngo ntago bizasohora. Ahubwo wowe uhagaze ute mu gakiza? Uhagaze ute mu masengesho? Uhagaze ute? Ese wumva umuhamagaro w'Imana ukikurimo? Batwegekere imiryango dusenge. Wegekere imiryango dusenga Imana. Yesu ngiye kubatuza cyokoza, niba utatuye mwene data watwigishe, niba utatuye nimutahere mu gitondo watura, ibyo birakureba, ariko menya ngo aha turi imbere y'Imana. Amen. Mutubwire abantu bari hanze ko tugiye gusenga. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Ni ufite imbaraga zihagije
zihagije rwose zo gukiza ababembe zigakiza umutima yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de imbere ya ntebe zahagararayo zabanja nyiminyago nyishyikirize Yesu yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de